Turabasuhuje twongeye kwishima ko mudukurikira. Uyu munsi tugiye kwiga ku kintu gikomeye, cyiza kandi cy'ingenzi ababyeyi bose bakwiye kumenya. Nta kintu kibabaza umubyeyi nko kubona umwana we arira abangamiwe, nyamara atazi ikimuriza, atazi ikimubangamiye ndetse atazi n'icyo yakora kugira ngo umwana amererwe neza. Uyu munsi tugiye kwiga ku cyo abantu benshi bakunda kwita icyo mu nda, cyangwa se uwaba atakizi ni kumwe umwana umaze igihe gito yavutse ujya kubona ukabona arifashe ararize, akarira ndetse rimwe na rimwe wamuha n'ibere akaryanga agakomeza akarira, kandi ibyo bintu ugasanga bibaho kenshi ku buryo bishobora kubaho hejuru y'inshuro 3 mu cyumweru. Ese biba byagenze bite? Ese hari icyo umuntu yakora? Ese umwana we iki cyo kiri kuba mu mubiri we gituma arira kandi mu bigaragara inyuma nta kibazo afite? Reka tubyige turambuye. Tugiye kureba amakuru ndetse twifashisha inyandiko zanditswe na American Academy of Pediatrics, ikigo gishinzwe indwara. Turareba no ku rubuga rwa Apollo Children's Hospital, hari amakuru y'ingenzi batanze cyane atubwira ku bijyanye n'abana ndetse n'icyo umuntu abasha gukora kugira ngo ibyo bimenyetso umwana agaragaza ndetse niba bibangamiye umwana umuntu abasha kugira icyo abikoraho umwana amererwe neza. Baragize bati icyo mu nda ni ikintu gikomeye cyane kandi abana benshi bakunda guhura nacyo, kandi bikunda kubaho muri 20% y'abana bose baba bavutse nyuma y'iminsi mikeya kugeza ku byumweru bikeya bamaze kuvuka. Bivuze ngo umwana umwe mu bana 5 agira ikibazo cy'icyo mu nda cyangwa se kubabara mu nda. Icyo mu nda akenshi kikunda kugaragara ukabona umwana ntago atuje, bikaba byatuma adasinzira neza, nka nijoro ukabona arakangutse ararize gusa nta kindi, kandi ugasanga akenshi umwana nta kindi kibazo yarigeze agaragaza ndetse yari yonse neza, wareba ugasanga mu bintu byose byagatumye arira na kimwe gihari. Ikindi kigaragaza ko ari icyo mu nda ni uko umwana agomba kuba nta yindi ndwara afite igaragara, kubera ko hari izindi ndwara nyinshi umwana ashobora kurwara akaba yarira, kandi kuko abana batabasha kuvuga umenya ikibazo afite gusa iyo nyine bakikubwiye, cyangwa se niba ari nk'indwara runaka ukajya kwa muganga bakayisuzuma bakayibona. Nyamara iyo ari icyo mu nda nta kindi kintu kindi kiba kiri kuriza umwana usibye ubwo bubabare bafite mu nda. Icyo mu nda rero burya ntabwo ari indwara imwe, ntabwo ibigitera ari bimwe, ntabwo ari ikintu kimwe gitera icyo mu nda, ahubwo hari impamvu nyinshi, nubwo hari impamvu zikunda kuboneka mu bana benshi. Ikindi dukwiriye kumenya mbere yo gutondagura izo mpamvu n'uburyo biba byagenze ni uko icyo mu nda ntabwo ari ikintu giteje ikibazo cyane, ntabwo ari ikintu cyakwica umwana cyangwa kimugirire nabi, ahubwo nk'uko turaza kubibona aba ari ibintu bibayeho kubera impamvu runaka, ariko iyo bishize nta kindi, umwana arongera akamererwa neza, ubuzima bukagenda neza. Ubundi twakwibaza ngo icyo mu nda tuvuga ko ari icyo mu nda ryari, cyangwa se nka definisiyo yacyo ishobora gutuma kinatandukana n'izindi ndwara. Twebwe icyo mu nda, icyo bita baby colic, aba ari uburyo amara atera ububabare umwana, ibi bigatuma arira, akaba yarira hejuru y'amasaha 3 ku munsi, ndetse ibi bintu bikaba inshuro zigera muri 3 mu cyumweru. Kandi tukongeraho ko umwana agomba kuba ari umwana udafite ubundi burwayi, nibwo twemeza ko ari icyo mu nda. Ikindi ni uko aba bana bakunda kurira mu masaha y'ijoro, kandi ibi ngibi uko twabivuze nta kindi kintu kiba kizavamo kindi kidasanzwe, ahubwo nuko nyine bari ibintu biri kuba ako kanya. Uku guhora arira k'umwana akenshi bitesha umutwe ababyeyi, bikaba byatuma ababyeyi bagira amadepression nyuma yo kubyara, cyangwa se bagakunda guhora basura cyane kwa muganga, ndetse hari n'aho abana bahohoterwa bakaba bakubitwa cyangwa se n'ibindi bitewe n'uwo wamusigiye uwo mwana cyangwa se n'umubyeyi nawe uko bimeze. Bagaragaza neza ko impamvu itera ububabare buva mu mara ntabwo izwi, ariko hari ibyagiye bigaragazwa bishobora kugaragazwa nk'impamvu ituma aba bana bagira
ububabare akenshi buturuka mu nzira y'ibiryo, icyo twita gastrointestinal discomfort cyangwa se intestinal cramping, aho amara aba agenda yikandakanda yirambura. Ibi rero kugira ngo tubibone nta kindi kintu cy'icyuma kindi bakoresha, ahubwo umuganga agerageza kureba ko nta yindi mpamvu yaba ituma umwana arira, yaba iturutse mu nzira y'ibyo kurya cyangwa se ahandi hantu. Bakareba niba umwana nta muriro afite, niba umwana ari gukina neza nk'uko bisanzwe, niba umwana inda ye itabyimbye. Mu bushakashatsi bwakozwe bagaragaje ko munsi ya 5% y'abana baje kwa muganga bafite ibibazo byo kurira bidasanzwe cyangwa se barira bidasanzwe basanzwe bafite izindi ndwara ziri kubibatera. Birumvikana ko rero abenshi mu bazi bafite ikibazo cyo kurira cyane, hejuru ya 95% baba bafite iki kibazo cy'icyo mu nda cyangwa se intestinal cramps cyangwa se baby cramps cyangwa se baby colic. Ibi bibazo kandi ntabwo bifata abana bamwe. Uko bifata abana bakoresha amata y'abana ni nako bifata abana bonka. Ikindi ni uko ibi ngibi biza mu cyumweru cya 2 cy'ubuzima umwana avutse, bikagaragara kenshi cyane aho biba bigeze kuri peak cyangwa se aho abana benshi bakunda kagaragara ni ku cyumweru cya 6, bikagenda bigabanuka gake gake, bikaba byashira hagati y'icyumweru cya 12 ndetse n'icyumweru cya 16 umwana avutse. Bivuze ngo tugeranyije ni nk'amezi 4. Ni bake cyane babikomezanya kugeza ku mwaka umwe, gusa birashoboka. Ibi kandi mu bahungu no mu bakobwa bose babigira kimwe. Ibi byakozwe ubushakashatsi kera cyane, kuva mu mwaka wa 1954 nibwo abaganga ba mbere bapublishinze cye bashyize ahagaragara iyi ndwara bita icyo mu nda. Nkuko nababwiye, hari igihe bashaka impamvu bakayibura. Impamvu ikaba ari amara ubwayo ari kugenda yirambura, nyamara 5% hari izindi mpamvu zabonywe zishobora gutera ubu burwayi. Icya mbere, impatwe. Iyo umwana agize impatwe cyangwa se kwituma bikamunanira, ashobora kubabara mu nda. Icya kabiri, aside nyinshi mu gifu ishobora kuzamuka ikagera no mu muhogo. Ibi nabyo bishobora gutuma umwana babara mu nzira y'ibyo kurya akaba yarira. Ikindi nicyo bita lactose intolerance. Hari bimwe cyangwa se abana bamwe bagira ikibazo ku mata arimo lactose, bagira icyo bita intolerance bakaba babara. Izo bita anophysias, n'udukomere dushobora kuza mu nzira ihera y'ibyo kurya bigatuma umwana ababara, cyangwa se abana bagize ibibazo bindi. Tuvuga urugero nk'ibyo bita subdural hematomas, bari kuvuka bakabasha kuva mu bwonko, cyangwa se bakagira ibibazo by'umutwe bisanzwe, nabo bashobora kuza bafite ububabare burenze, ugasanga umwana ahora arira igihe cyose, ku buryo ashobora kugera ndetse no ku kigero cyo kuba yarira hejuru y'amasaha 3 ku munsi umwe, bikaba byarenga 3 mu cyumweru. Ibyo rero n'ubundi bita bijya muri cya kintu twise colic, baby colic. Mu bushakashatsi bumwe bwakozwe bashaka gucukumbura ngo barebe ibitera ibi bintu, hari bamwe bagaragaje ko amata y'inka, kuba umubiri w'umwana wagira imyivumbagatanyo kuri yo, bishobora kuba byatera ibi bintu, nyamara ntibabyemeje neza. Abandi nabo bagaragaza ko iyo amara y'umwana akora yihuta, icyo bita hyperperistalsis, uko amara agenda yikanda yirambura mu mikorere yayo isanzwe, ariko ibyo bikaba byihuta, nabyo byagaragajwe mu mpamvu zishobora gutuma umwana babara mu nda, bikaba byamutera ibibazo byo kurira. Nyamara kunywa itabi ibyo by'umubyeyi byagaragajwe nka risk factor, cyangwa se ibintu byongera ibyago byo kuba umwana yazagira ibibazo byo kubabara mu nda nyuma y'iminsi mike yamaze kuvuka. Akenshi iyo umwana ari kurira, akenshi afunga isura, agafunga utuganza, agahina amavi, rimwe na rimwe no mu maso ye hagatukura, kandi akabarira mu ijwi riranguruye cyane, cyangwa se ni nko muri ka kajwi karyana mu matwi. Iyo uhuye n'umuganga rero aricara akakuganiriza, kubera ko hari bimwe mu bishobora gutuma tugira impungenge. Kimwe muri byo ni igihe umwana rero gutya ariko n'umuriro wiyongereye, cyangwa afite ibibazo mu guhumeka. Icyo gihe haba harimo ikibazo.
cyangwa rimwe rimwe ugasanga umwana ibiro bye ntabwo byiyongera, ntabwo biba bikiri cyo mu nda cyonyine. Bimwe mu bintu rero byatuma umuganga asaba ibindi bizamini cyangwa akaba yanagucisha mu cyuma, harimo nko kuba umwana arira atyo ariko anaruka. Tuvuge urugero, umwana arutse inshuro zirenga 5 ku munsi, icyo gihe biba ari ikibazo gikomeye. Igihe uburyo yituma byahindutse, ashobora kugira constipation cyangwa se akagira diare, cyangwa se umusarane we ukaza urimo ibintu bikururana. Ikindi ni igihe umwana ameze nk'umwana uri kwiyenza, akantu kose kabaye kabona ntatuje, n'iyo yaba atari kurira kabona n'ubusanzwe ntatuje. Ikindi ni igihe umwana afite intege nke cyane, igihe umwana ibiro bye bitiyongera, kandi tuvuga ko umwana ibiro bye byiyongera neza igihe yiyongera byibuze amagarama 15 kuri munsi. Abo ni ku bana batoya bakivuka. Ibindi bintu byo kureba, haba harimo kureba niba umwana nta kibazo kindi yaba afite cy'ama infection, yaba mu matwi ndetse n'ahandi. Kureba niba nta kindi kibazo yaba afite ku bwonko, kureba niba umutwe w'umwana utiyongera cyane kurusha ibisanzwe. Ikindi ni ukureba ku ruhu rw'umwana, kureba mu kanwa, kureba mu maso, ndetse n'ibindi bintu byose bishobora kutugaragaza ko umwana ashobora kuba afite indi ndwara. Mbese umwana wawe ibintu bimubayeho wabigenza gute? Ubundi iki nicyo kibazo nyamukuru, kuko ababyeyi benshi iki kibazo cyo barakizi, bazi neza ko biba ku bana, ariko ikibazo ni iki ngo ni iki wakora. Tugiye kureba zimwe mu nama zatanzwe, kubera ko n'ubundi iki ntabwo ari indwara nk'uko twabibonye, ahubwo ni ikibazo kiba gihari kizashira uko iminsi izagenda ishira. Ikintu cya mbere, umubyeyi agomba kumva ko umwana nta ndwara arwaye, ukaba poze, ugatuza, kandi ukagerageza kuba calme igihe umwana arimo arira. Ku babyeyi benshi bakunda nabo kugira stress, ukabona nawe yagize ibibazo, ukabona nawe ubwe ntatuje kubera ko umwana we ari kurira kandi nta kintu ari kubikoraho. Ugomba kubanza ugatuza, ndetse nabo mu rugo bose ukabaturisha, kugira ngo bamenye ko igihari atari ikibazo gikomeye cyane cyo gutuma abantu bahangayika. Icya kabiri, hari inama zagiye zitangwa z'ibyo umuntu ashobora gukora kugira ngo bigabanuke. Bagaragaza neza ko ibi ngibi bishobora gukora ku mwana umwe, kundi bikanga. Uburyo bumwe bushobora gukora ku mwana umwe, kundi ntibikunde. Niyo mpamvu hari ibintu byinshi byagaragajwe mu byo ashobora kwifashisha kugira ngo abashe gufasha umwana we. Kimwe mu cyagaragaye, gerageza umenye neza ko umwana wawe adashonje. Icya kabiri, menya ko pampex cyangwa se diapers zituzuye. Icya gatatu, gerageza guturisha umwana wawe umubi kenshi gashoboka. Ntutume umwana amara konka ngo umushyire hasi utabashije kumuturisha umubi. Ikindi, niba umwana atonka ahubwo akaba akoresha amata asanzwe, aho umwana aba akoresha za bibero cyangwa se udukombe twabagenewe tukonsa, ushobora kugerageza gukoresha ubundi bwoko bwa bibero kugira ngo urebe ko umwana yamira umwuka mukeya igihe ari konka. Rimwe na rimwe hari igihe usanga n'amata umwana akoresha ashobora kumutera icyo kibazo cyo mu nda. Igihe ubitekereza gutyo, uba ugomba kubaza muganga wawe niba koko wahindura amata umwana afata. Uwonsa umwana, byagaragaye ko iyo umubyeyi aretse ikawa, ibikomoka ku mata, soya, amagi, ubunyobwa ndetse n'ifarini, bishobora gufasha umwana. Ariko mbere yo kubihagarika, ugomba kubanza kuvugana na muganga wawe. Ikindi cyagaragajwe gishobora gufasha umwana ni ukugendana umwana wawe. Ikindi ni ukumuririmbira cyangwa kumuvugisha. Ikindi, ushobora gufata umwana wawe ukamucunga muri twa tugare twabugenewe. Hari n'abavuga ko ushobora kumufata ukamushyira mu modoka, kuriya kuntu imodoka ihinda, nabyo biramufasha. Ikindi gikomeye, ushobora gufata umwana wawe
ukamwiyegamiza ku mubiri wawe, ugasa nk'umuhumekeraho gake gake, nabyo biramufasha cyane. Ikindi, ushobora koza umwana wawe n'amazi arimo agashyuhe, biramufasha cyane. Ikindi wakora, ushobora gusa nk'ukora ka massage mu mugongo w'umwana, wabishaka ukabanza ugasa n'ushyira inda ye ku bibero byawe. Ikindi, ubaye ufite nk'akantu kagenda gahoro gahoro, ushobora kumuterekamo nabwo, kuko ka kantu ko kagenda bigenda bishobora gufasha wa mwana. Ikindi kintu aricyo n'ababyeyi benshi bashobora kubona mu buryo bworoshye, ni ukubashyiriramo uturirimbo. Abana benshi iyo ubashyiriramo uturirimbo babasha gutuza. Igihe rero uyu nguyu yaba yakunaniye ari kurira cyane, ushobora gufata indirimbo z'abana ukamushyiriramo, akenshi arazikurikira yarangiza agatuza. Igihe kandi inyandiko nk'uko zabigaragaje, ubona umwana bakunda kugira ikibazo igihe ari gukoresha amata, aya mata twita amata y'abana. Hari inyandiko nyinshi zagaragaje ko igihe uhinduye ugakoresha amata aturuka kuri soya, ayo bita soya based, aya mata y'ifu y'abana infant formulas, ariko zakozwe hifashishijwe soya, bagaragaje ko iki kibazo gishobora kugabanuka. Mu mwaka wa 2018 hegeranyijwe ubushakashatsi bwakozwe 15 ku bana 1121. Ubu bushakashatsi bwananiwe gutanga icyemezo cy'uko hari inyunganiramirire zishobora gutangwa kugira ngo zibashe kugabanya iki kibazo, ndetse banagaragaje ko imwe mu miti igikoreshwa probiotique bagaragaje ko nayo nta kimara mu kugabanya igihe abana bashobora kumara barira cyangwa se inshuro barira mu cyumweru. Hari indi miti myinshi yagiye ikoreshwa mu bushakashatsi bashaka kugaragaza niba hari icyo yamarira abana muri iki gihe. Imyinshi mu yasanzwe yagira icyo bamarira, kubera ko abana bakiri batoya cyane basanze imibiri yabo idabasha kuyakira. Indi imibiri yabo ibashije kwakira, basanze nta kimarira abana. Ibi rero bivuze ngo ntabwo umubyeyi akwiye kugira ubwoba kubera ko biriya bintu biri kuba, ahubwo ikintu bakwiriye gukora ni ugutuza, akabasha gukurikiza za nama zose twavuze, kubera ko bagaragaje ko imibereho myiza y'umwana kugeza ku mwaka umwe, abagize ikibazo cya colic cyangwa se cyo mu nda baba bafite ubuzima bwiza neza kugeza ku kigero cy'abana no batigeze bagira ikibazo cya colic. Bivuze ngo nta tandukaniro mu bijyanye n'imibereho myiza hagati y'umwana wagize kiriya kibazo cya colic ndetse n'utarakigize. Habaye hari ikindi mwifuza ko tuganiraho, mwatwandikira muri comment. Uwifuza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu yakora subscribe kugira ngo ibyo dushyizeho byose mujye mubasha kubibona. Murakoze, Uwiteka abahire.